kwifata uri umugabo byaje umugore kangahe gatatu ngo nuryoshye ngo ntusoba ngo umugore nimba hari ijambo ribabaza umugore kumubwira ngo arabishye nta n'icyo ashoboye ratarabamaze yapfa gucira nawe ujya gutunganya neza wapi ukuntu utabutaje hano butabaruka ngiye maze kubona kuri injara Rayon Sport nikuramo Singida ngenzi yambura ubusa ndyame muri stade bankubita inkoni ijana Rayon Sport nitsinda Singida ngo Rayon Sport nikuramo Singida ngewe nziyambura ubusa nsigara uko navutse nge ndyamye muri stade bankubita inkoni ijana yabaze ngo umugabo subutumbi baba bashatse kuvanga wowe mu gitondo we yakamwana gira vuba vuba ugende uhita ukora umurenge n'umugore wawe Remutse kunkora ndimutse ngiye nkuhaye rwose nkabona guzi gukora sex nkabona uri kunyinaho nasika nkubanyisha ubone umuntu wagiye kugura presidence ngo nagaba yihuta muri butike umuntu arinjira ngo banzira ntago nge nihuta ugomba kumuha utitangiriye itama urumva uko abishatse ko yitsamuye uko bakaba nakubwira ati abagabo bakunda ibintu ku buryo ashobora gukora n'ibintu inshuro 5-6 nijoro ntawe nigeze nsambanya na Eva arabizi abusubunda ari wowe n'umugabo ni wasambanyije undi nta numwe wasambanye n'undi ari wo gusambanyije nta wasambanye n'undi hagati wibigere baravuga ngo nyabitango yasambanyije umugabo wa Eva ni narumwe ariko ahubwo umugabo wa Eva yaba yarasambanyije ntabwo twasambanyire ne have wibishinja yemwe mwabagabo aho bahaboheye yemwe mwabagabo mwe aho bahaboheye ngo rero niba nta gitanzu za niyo sahani kose ndimba za niyo sahani shyira hangama aha marigari ubwo ngubwo isahani mwivuyemo umva nkubone rero unyunya ububundi ugenda Dayila haguruka guhaguruka niba ntacyo ufite genda ntabwo bizaguhira nyunya ububundi ugenda nako gusoza n'ihe jambo utarabwirwa kuvuga amagambo yose nayabwira sigura gapfa barabimbuye kandi gupfa nicyo kibi tamvumye n'ibyamfata sike batangaye n'iki ndumva amagambo yose narayabwiwe nge iyo umuntu akureba muno kamera kugira mwiza kandi uri mu bantu babi babaho kuko ufite ibitoki wajya ngo n'ibikoho inshuti zacu zikundaga Nyabitanga mukore subscribe ku mutima gwe no ku nshuti z'igihugu cyose dore bamwangiraga ubusa kimwe n'umugore wanjye shakunda ibiryo naramubonye twishyira nge nkunda ibiryo ariko sinjye ibyo byose aya nawe zashara nk'ubwo ntuheretse sinayizeye imyumbati kuki muri no minsi abagore mufite umururumba cyane w'ibintu utangiye amagambo za miliyoni kuragura ko yabaye icyucisha yagukwangasha ntago inkwano aba ari ngombwa kwivuga oya rero ko nasire mwiza nibwo bwa mbere nakubona ariko nuko warura ibiryo byinshi narambwiye nushaka kurya icyana gifate mu manuka we ntari bubimenye wigengesere nimba wanyitabaga arosheri igume ari arosheri ntutangiye kwita ngo kuko uri kumwe n'umukobwa oya ngwimwe ngari kumwe n'umukobwa yitaba gute alo ese wabaye
ariko gusa kandi ikintu namukundiye umugore cyane namukundiye kurusha ibindi soze niwe uriho ndakuyamyisha ku mugore wanjye tubagura ndetse byibura ijoro rimwe DJ mfite question yo kukubaza nanje murambajije cyane miliyari 10 y'amanyarwanda na sida bakakubwira turagwa miliyari 4 y'amanyarwanda tuguwe na sida cyangwa ugumukomeze ureke gufata ikintu kimwe ureke gufata ikintu kimwe ugumane na sante yawe miliyari 10 wama miliyari 10 ukamana sida 3 akunyumvira ndakasa njyewe wampa sida y'ubuzima bwanjye bwose umuntu yafura bogesa z'umugore we bakuyimukuramo se ntabwo yifura se nayo nafura surumva eze kuyimukuramo imukuramo se uyimukuramo ushaka iki neze ko banyirukanye amafaranga y'ishuri ajya mu bigenze ne wakiri marima wose igihe binjiye baje kwishyuza ntiwanatebera munsi y'intebe cyangwa ukiyitsindagira mu icyo gikapu ubundi ntiwakwirwa manishora njyewe nzovu ntacyo njya nicuza ntagenda njya ngira rekuza amabingo umenga n'inkono y'abatwa n'umudiyasipora yampaye 511 nyaga iminsi 3 ntabwo njya nicuza nta gahinda mfite ubu umuntu yakubwira njye nta mugore wantwara umugabo ako shaki hey reka mbivugire hano kuri mikoro ntawo gutwara umugabo nabahina urumva handi nje natunga ikimuga mu rugo kugira ngo umutware namuca amaguru nkajya mugaburira yicaye hari yego kirigite bembwira amagambo aruhura umutima ndumva umutima wanjye uremerewe undi mugore nzakunda azaba kwita mama undi mugore nzakunda azaba kwita mama nanjye undi mugabo nzakunda azaba kwita papa mwabahungu mureke mbabwire nimba ujya usaba umubebe akakwima cyangwa ari umusore akakwima sha umva ujye umureka ujye umenya ko ataryoshye umubebe uryoshye ntabwo yakwima ntiyakanga kukubomoza rero umubebe ukwima ukamusaba kumupura akawukwima ewana umva ujye umenya ko ataryoshye ewa nta kiba kibereyemo uwo nguwo ujya umureka aba ari mukagatari aujourd'hui aussi c'est un autre jour iyo utashye isuza umugore wawe kumusuza hari igihe mbyibagirwa ahubwo niyo ugiye utangiye kubinkiramo wowe utashye isuza umugore wawe nshobora kumuhobera nzi ngo ndi guhobera umugore nawe yarakaye agahita nkubita umutwe w'iryinyo rigataruka you are from Bujumbura akataga suko ça c'est indiscipline vraiment kunsuzugura njye ndi umugabo njyewe n'umuntu w'umugabo yo mu diaspora nanje imbere y'umushyitsi uvuye Bujumbura njyewe siko nagukubita urukikano motherfucker ngiye gusezerana ni mutungo muhahano na muhahano nawe navanga na wavanga na muhahano nawe natwavanga unajya gukubita umupuri nawe ukamubita akabanda nkagukubita umupuri ukangubita akabanda n'uwo twatandukana nkamenya ngo uragiye nanjye ndagiye kuki se ntagomba gukundana birirwa bakubomora
wagicucu wese bamba mu rugo wagicucu wese reka nkubaze reka nkubwire ahubwo reka nkubwire nzo nta rukundo ugira gusa n'iki gukunda Dede umukobwa nk'uyu nguyu niko utavuga ko wowe udashobora kumurongora kandi baba banshaka ari benshi keretse niba hari abagushakamo umuti naho ubundi ugukeneyemo umuti amavuye akaba afite na etaje vuga ngo imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'Imana vuba vuba imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'Imana imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'Imana imboga irarisha ibyo bintu bya bivuge vuba vuba gatatu mu masegonda imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'Imana imboga Tesha buriya urubyiruko baruvuga ati umuntu ni pasiteri Imana ishaka kugira ngo neza abakristo neza ntabwo ibyo bintu wabivuga kandi we Nagurare amabere y'umukobwa se nose ibyo bintu ujya kubikora ubaje bikoze ngiye namba nzimya nako ingure ngiye no kumagora ntabyo wakora kumagwa sinshobora Nguri ntabwo neza gato no kugira ngo abagore batazajya bagusuzugura urire w'amaserifi nicyo nanje kubwira urya amaserifi nurangiza upostinga ubone ko wagize nimero wa mugabo we nta mugabo kurimo umugore wari ufite nta cyumweru giciyemo cyangwa bibiri cyangwa ukwezi kumwe mutandukanye ugashaka kuzana mukuru atana mukuru wakunaniye kuko ari we mukuru nawe nagera nzarongoranya nabonye ari muto uzarongora nde nyine nabonye ari muto ni marakereye tufunga ziba wagahuyu wabukozo wingagira ubaka kanya mbaye agahu cyaba kiri kureba ngaho ngira winjire injire bitama bibi Wajya muri uryaga igihe barubona n'umwana gucyajya mu mutwe n'iruzima n'umugore muzima uje kwiyahura mwizimbi n'umwubuko yo kumusaza wabuze abagabo muri mu kigero kimwe nzovu siriyasi ngiye nkugire n'inama tumaranye iminsi turaziranye ajya gutera abana amabuye umunwa wawe A few moments later. Nyaganya ntimumurenganye namukuwe ntabwo arashaka ikorye rero Yesu wigaga iki muri Sinafo? Sinafo nikaga ibintu bya maternity oya cyane bone nifite gahunda yo kwiga ibintu bijyanye no kujya niga ku mibereho myiza y'imini mibereho myiza y'imini yego mwakane nibyo biga yego point yanjye ni iyi ngiyi ntabwo tukugaburira nubwo tuguhahira ariko nabonye icyakura waruye mbona n'icyakura madamu yaruye kandi abageni batinya ibiryo kurya ngo bireka avuga ati se akari akantu mwigeze mukaganiraho ahubwo umva gukora story ubu ari kote nanjye yarengera ngo ni umukinnyi w'umupira w'amaguru umugore kuko buri abakinnyi b'umupira bo maraderi wahise uvuga iti mbonye umuntu ndusha akamwana narababwiye nzovu guhora bagenda inyuma nzovu atera umwaka yafanye rero ikina na aperi yose aperi twara igikombe afana amavubi barayaseka uyu munsi yakurikiye rero siporo rubavu bayikubitiyeho kimwe ku busa etenseri itanye kimwe ku busa ese uwo muntu mumujyana ko